ntabwo ari ikintu gishya babakoze kuko Minembwe iki kibazo crise Minembwe Murenge Minembwe n'ubundi ba muri Fizi ni commune yo muri Fizi gusa ritaremerwa na leta yabayemeye igihe gito sekretariat bikuraho. Bibogobogo ni agace ka Fizi kandi karimo umuryango migari y'abanyamurenge. Aho biti murenge wumva aho hanya aho hitwa Mirenge ho ni muri Mwenga n'ubundi. Urumva kuko imiryango y'abanyamurenge cyane yiganje muri Mwenga territory na Fizi territory. Ariko n'ahandi bakagenda bahaba nyine nk'abo za Karemena kubwiraga. Hanyuma birashoboka ko General Sematama hari igihe yarimo yigisha abakada ibyo bigenda byibuka ko iyo ntuze narayo kuko iyo bahabwa commune Minembwe ari commune Minembwe nyine sibyo. Sinibaza yuko administration ya commune Minembwe yari kurengera umunyamurenge uri muri territoire ya Fizi ya Mwenga kuko ntabwo ari kore muri Fizi ntari kore mu Minembwe nanone. Aba bantu bandondo ngira ngo nano tuye twumva n'iki bano bantu banza baba muri Mwenga nabonye ngo bani kuyemo bakajyana bo Kareme bande mu bice byo ku ndondo nta masasa abaye no kubaja Jacques Purusi yahita yiyomeka kuri FCM 23 intambara irwanwa kwinshi. Noneho wibaze ko iyo Uvira ntabwo ara M23 FC ari amaraso mashya barayizi ubwo uwo muri leta ndabyumva uramutse umbajije gutyo ariko nk'abaturage uze M23 isubiye muri Uvira hari n'ubundi na mbere basanze na mbere n'ubundi M23 yinjiyemo bayikuburiye barimo batangiye n'umuganda itaraza noneho baranaziranye baraturanye ukwezi kose. Urumva umujyi wa Uvira uretse nk'abayobozi hari umuntu wikanga M23 buryo umuntu wikanga inyeshyamba n'umuntu utazizi none aba baraturanye. Ariko mbwira uri umukongomani muri FARDC w'umutima wakoze ikose uri umusirika sinkwita umuzarendo nushaka kandi n'umuzarendo icyo uri cyo cyose haryo ubwo umuzarendo umuFARDC nabonye ku giciro aba mercenaires bishyurwaho kuri report za UN ziherutse ari amadolari 2400. Urumva ubwo no kuvana miliyoni hafi 7 ku kwezi umumercenaire afata. Ayo ni amafaranga umuFARDC w'umugeneral cyangwa umukoloneli ashobora kubona nko mu myaka ingahe. Ariko se reka nkubaza ibintu Tshisekedi akoresha mu byo ategeka mwibwira ko nta bantu bari ku ruhande rwe bitera ishoze bazabashyingure. Hari ikindi se none se Colonel Rugabo erega arabizi nk'umusirikare abo bapfira ku rugamba nta burenganzira bafite ko kujya kurwana. Yego baba bagiye bahawe komandoma sibyo. Niba atari imbonera kure ko imbonera kure abasirikare zose nzi nicyo zikora hari ariko umusirikare ku wundi ararwara nyine ko niba nababwira ngo bagaruke bazagaruka bahanyanyeza. Burya aba bantu bo mu ingabo kwisuzabona zose zigira amahirwe zikagira success ku by'urugamba zirwana bitewe nuko politike yabo nayo irimo kugira success. Aho uzabona hahagaze umusirikare hose uzacunge politike imuyoboye sibyo. Yego intsinzi ye iva kuri politike imuyoboye intsinzi ye iva nyine muri ubwo buryo. Niyo mpamvu no muri izi nyeshyamba zirwana gutya bakubwira ngo ziramutse zidakomeye muri politike intsinzi yazo ntaho yabigana kuko umusirikare aragwana ku mirongo y'abanyapolitike n'abanyapolitike bagwana ku mirongo y'abasirikare. Niba abasirikare DFDD ni politike na governance ikaba naniwe kugira ibyo yereka abaturage n'ibyo ikora abaturage nikomeze ishwarirwe muri Kongo nyine ubwo abaturage babo barahona barahagwa mu gihe watwirwanaho n'ubwo yazira isasu arimo kurwana ku muhana w'iwabo nese umuntu ndarakora iki hariye. Ariko nyine CNDD abatambye ibahindura ibitambo. Urumva ubwo nyine nibo bayitora nta barundi nibabona bidakwibaza yakamajwi. Uwo musirikare Colonel Rugabaririra yagiye kurwana ajya kurira ubwato yurira indege yarazi ko atagiye guhinga amashaza sibyo. Yego ubwo rero icyamujyanye yahuye nacyo kandi nawe rega wese yarashwe amaze kurasa bangahe ni benshi nako warugabo reka abo bantu nibo barasaga abantu mu Minembwe naye hose none barasuye puenze ruti ngwiki bazakora icyo amategeko n'amabwiriza y'intambara mpuzamahanga y'intambara avuga babashyingure cyangwa batunganye imirambo yabo bayibike bazayiha Burundi mu gihe bazahererekanya imbohe cyangwa intozi uko amategeko azabigena kose bajye bidentifyinga abantu nagira imiryango yabo izakenera kumenya aho baguye. Urumva bahe banazana abashyingura mu bundi buryo kuko iyi ntambara yatwirwaneho na mbona bakwiye. Nigeze kubikora ikiganiro mu minsi ishize kuri David Marshall TV mbabwira ngo bagomba gukora uburyo bwo kwandika documentation. Urumva bakadocumenta ibintu bibera hariya kuko ibaze nabyo nababwiraga ntese niba mwari niba izina ry'umukoloneli wari uyoboye ingabo kuri Twenzero rizwi w'umurundi sibyo
mu gihe cy'ubutabera igihe azaba ari iwabo azakenerwa guza gutanga ubuhamya inkiko zimuhamagaza ko ari kuri point zero ibyahakorewe ibi n'ibi abari karinga bariho abantu noneho kugira ngo tugirane ubumwe nk'uburundi turashaka aba bantu mu bacira urubanza mu baduhe tubaburanisha why not ndetse masha aho mbona amakuru uraza kumbwira wenda ko bishoboka aho umuntu ati ese Gasaro mwamenye ko umugabo witwa Ndayishimiye perezida wacu yahamagaye Kisekedi atese yamuhamagariye iki ati yamubwiye ko impamvu abasirikare be bariko baratsindwa narwirwaneho na 23 ari uko bari guhembwa amafaranga make amubwira ko agomba kongera umushahara kugira babashe kurondera ibyo kurya kuko byababanye bike bigateza ikibazo cyo kubura ingufu zo kurwana n'ingoga kandi ko utarwana ushonje ndetse bingabihuza numwe basirikare ba FARDC wanagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yaho yifashishije urubuga rwa TikTok amenyesha President Sekedi ko nabyo kurya bafite kandi ko nta n'ibikoresho by'itumanaho bafite ubu butumwa buje nyuma y'uko umutwe wa 23 twirwaneho uri kubatsinda uruheno uyu musirikare ensemble nous pouvons yego wabonye ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited n'abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Fizi yaba inuze nka target Fizi centre yama 23 na MRDP twirwaneho ntabwo ari ikintu gishya babakoze kuko Minembwe iki kibazo crise Minembwe Murenge Minembwe no muri Fizi ni commune yo muri Fizi gusa ritaremerwa na leta yabayemeye igihe gito Kisekedi bikuraho. Bibogobogo ni agace ka Fizi kandi karimo umuryango migari y'abanyamurenge. Aho biti murenge wumva ho hanyaho hitwa Mirenge ho ni muri Mwenga n'ubundi. Urumva kuko imiryango y'abanyamurenge cyane yiganje muri Mwenga territory na Fizi territory. Ariko nahandi bakagenda bahaba nyine nk'abo za Karemena kubwiraga. Hanyuma birashoboka ko General Sematama hari igihe yarimo yigisha abakada ibyo bigenda byibuka ko iyo ntuze narayumvise akajya avuga ko yabwiraga bakada icyo gihe akabwira ati ntimubone ngo leta yatwambuye administration ya Minembwe ati muhumure tuzabona ikindi kiruse Minembwe. Yasaga n'uvuga ati ntimwikabyicuze nko kuvuga ati twari twaduhaye commune ariko dushobora kuzabona ikindi kirusumbye commune. Nese icyo Sematama yavugaga ni iki? Niba atari Fizi yose, niba atari kucomekaho ni administration ya FCM 23 twigano byose bakabifatira hamwe. En fait something big than nyine iyo Minembwe commune. Kuko iyo bahabwa commune Minembwe ari commune Minembwe nyine, sibyo? Sinibaza yuko administration ya commune Minembwe yari kurengera umunyamurenge uri muri territoire ya Fizi ya Mwenga. Kuko ntabwo ari kore muri Fizi, ntiri kore mu Minembwe nanone. Aba bantu bandondo ngira ngo nano tuye twumva n'iki n'iki bano bantu banza baba muri Mwenga. Nabonye ko bani kuyemo bakajyana bo Kareme. Bande Mu bice byo ku Ndondo. Oya Ndondo ni hafi.
Ndondo ni hafi ni hano hafi na Uvira, wenda bajya Uvira cyangwa se bakajya aho bashaka, Bujumbura. bajya na Bujumbura, aho Ndondo naha hafi rwose, haba Ndondo bari amatara y'Uvira, bashobora no kujya wajya muri nunuze se buriya marsha waba uri ku Ndondo ukajya Uvira ahubwo wenda Bujumbura, wajya Uvira kuko impamvu mbivuga urumva niba utu duce nk'uko twabivuzeho twaramaze kugira ubona ko kugotwa yaba afite n'izo mpungenge bavuga ati ese ngiye Uvira ejo bakanagarukamo. Ntabwo ari uko intambara ibaho Sandrine, kuko mu ntambara habamo na sheke hanze, no kuba umukomanda uyoboye Uvira ashobora kwitanga nta masasu abaye, no kuba Jacques Purusi yahita yiyomeka kuri AFCM 23, intambara irwanwa kwinshi. Noneho wibaze ko iyo Uvira ntabwo ara M23 FC ari amaraso mashya, barayizi. Ubwo uwo muri leta ndabyumva uramutse umbajije gutyo, ariko nk'abaturage uze M23 isubiye muri Uvira hari n'ubundi na mbere basanze na mbere n'ubundi M23 yinjiyemo bayikuburiye, barimo batangiye n'umuganda itaraza, noneho baranaziranye baraturanye ukwezi kose. Urumva umujyi wa Uvira uretse nk'abayobozi hari umuntu wikanga M23, burya umuntu wikanga inyeshyamba n'umuntu utazizi, none baba baraturanye. Urumva oya ntabwo wabyumvise, wambaje ku ruhande rwa leta wenda bumva ko hashobora kubera nk'intambara, kandi nkubwira intambara y'iki kandi baziranye abo mu ruhande rwa leta. Nakubwiye ko bashobora no kujya ku ruhande rwa M23. Ese ko cyumva ko umuntu azahungira i Burundi nk'aho wewe mwene wabo barimo kurwana, ariko mubona M23 irwana gutya, AFC twirwana bagatera imbere gutya, nta makompolisi bafite mu ingabo za leta. Ese ubguza umuntu urimo kubwira ingabo za leta ngo mukimbiye mwirukanke mu menye magabarinde ko wasanga ari n'abamaneko wa M23 barabinjiyemo bati ntiturara ahangaha zigeza ahangaha sha. Ndavuga intare za Sarambwe n'Amadubu. Nyine abantu bumva intambara bakumva intambara mu dukoryo twinshi, hari n'amakomandazi aba yumva atazi ibyarimo. Ariko mbwira uri umukongomani muri FARDC w'umutima wakoze ikosi, uri umusirikare sinkwita umuzarendo, nushaka kandi n'umuzarendo icyo uri cyo cyose. Harya ubwo umuzarendo umuFARDC nabonye ku giciro aba mercenaires bishyurwaho kuri report za UN ziherutse ari amadolari 4,400. Urumva ubwo no kuvana miliyoni hafi 7 ku kwezi umumercenaire afata. Ayo ni amafaranga umuFARDC w'umugeneral cyangwa umukoloneli ashobora kubona nko mu myaka ingahe. Ariko se reka nkubaze ibintu Tshisekedi akoresha mu byo ategeka, mwibwira ko nta bantu bari ku ruhande rwe bitera ishoze gute se? Nibuze ko n'umurundi iyo yari ku burinza acyura $5 cy'idolari ku kwezi, wowe gacyura amadolari 100 gutanga aho hantu ngo inyeshyamba zihafata zatangiye no guhemba zitanga n'imishahara. Urumva ari ikintu kigoye. Purusi umushahara afata bawukubye 3, cyane cyane ko abantu muri Sud Kivu bafite ikibazo muri no minsi muri politike. Bafite ikibazo cya Vital Kamerhe wafunzwe nako wamaze gukurwaho amaboko na Tshisekedi. Urumva noneho iryo shaza rirahari kuko ibaza ngo ubundi uretse kubeshya n'abarukwagwa batameze neza, ubundi ni bande dusiga? Ntabwo ari rukwagwa na rukwebona ko ninde dusigaranye, kuko AFCM 23 muri politike zayo z'uyu munsi ishobora kwifita ukuntu yumvisha abantu ko bakaba kuba tuwe Purusi kuko Tshisekedi uribira kagukunze, sibyo? Uzagira kuri level yo kuba wakundwa, ukagera kuri level ya Sena cyangwa inteko ishinga amategeko n'urugero, ukagera kuri level ya ministre n'ibitangaza n'iki byose. Urumva zakubaha icyubahiro atahaye Vital Kamerhe? None se Vital Kamerhe ka ahindura, sibyo? Ubwiwe n'iki yuko nawe atanyura mu bazarendo biwabo n'iki akajya gati mujye mu Rwanda kinyuma ari uyu nguyu ntacyo atumariye, ari abo ngabo nabi wanyu muri ntabwo muteze kuzimuka. Intambara ibamo dukuryo twinshi. Iyo urebye avance no kurwana kwizi nyeshyamba ushatse kubikarikira muri military tactics, ukibaza ukuntu inyeshyamba aba twirwanaho banesha diviziyo 2 z'u Burundi, hari ahantu buramo intuzo buramo igisubizo. None nakubwiye ngo n'u Burundi bushobora kuzava muri intambara bukajya burwana ikinyuma bubishaka bitewe na deal bushobora kuba bwarakoze n'izi nyeshyamba. We ntubyumve umuntu akajya ngo n'amabombe butera ngo n'abantu bwacu bwicwa bica abantu bakina deal kandi abantu bagakomeza bagapfa. Ntabwo byumvikana mu buryo bwa gisirikare. Ntugute abantu batagira resistance puwezerera bananiye kwa muri bahara bananiye n'umusirikare kundi isasu kurindi igikoresho kuki ntimwabuze drone mwabuze ikindi izi ngabo niba ngo muri Marugabo Colonel Rugabo ari kuvugira ku barundi we ejo nabo bamuvugiyeho bambaye ahaga zira byumbete bya leta y'Uburundi nabyo babyaramuvugiyeho pe nabo najya bishyura nabo kandi bya kwezero hakenewe Sarongo
ngo yikiza Rugabo yaransekejeje yari kuvuga ati rwose ati abarundi twarababwiye kuva muri iyi ntambara baranga ati none mayiti zabo zishinyitse kuri puwezero ati hakenewe na sarongo pe kuruwa ruje izabikora nyine wumva avuga ati kuki abarundi batava muri iyi ntambara bagataha koko ibi ngibi nibyo baje gukora hano nyine ukumva ko nawe atabyishimiye nyine bazabashyingure ntibafite ishami rya kuruwa ruje ribishinzwe bazabashyingure hari ikindi se none se Colonel Rugabo erega arabizi nk'umusirikare abo bapfira ku rugamba nta burenganzira bafite bwo kujya kurwana yego baba bagiye bahawe komandoma sibyo niba atari imbonerakure kuko imbonerakure si abasirikare zose sinzi nicyo zikora hari ariko umusirikare ku wundi ararwana nyine ko niba nababwira ngo bagaruke bazagaruka bahanyanyeza burya aba bantu bo mu ingabo ku isi uzabona zose zigira amahirwe zikagira success ku by'urugamba zirwana bitewe nuko politike yabo nayo irimo kugira success aho uzabona hahagaze umusirikare hose uzacunge politike imuyoboye sibyo yego intsinzi ye iva kuri politike imuyoboye intsinzi ye iva nyine muri ubwo buryo niyo mpamvu no muri izi nyeshyamba zirwana gutya bakubwira ngo ziramutse zidakomeye muri politike intsinzi yazo ntaho yabigana kuko umusirikare ararwana ku mirongo y'abanyapolitiki n'abanyapolitiki barwana ku mirongo y'abasirikare niba abasirikare defudede ananiwe politike na guverinance ikaba ananiwe kugira ibyo yereka abaturage n'ibyo ikorera abaturage nikomeze ishwarirwe muri Kongo nyine ubwo abaturage babo barahona barahagwa mu gihe uwatwirwanaho n'ubwo yazira isasu arimo kurwana ku muhana w'iwabo nese umuntu arakora iki hariya ariko nyine CNDD abatambye ibahindura ibitambo urumva ubwo nyine nibo bayitora nta barundi nibabona bidakwiye bazayaka amajwi uwo musirikare Colonel Rugabaririra yagiye kurwana ajya kurira ubwato yurira indege yarazi ko atagiye guhinga amashaza sibyo yego ubwo rero icyamujyanye yahuye nacyo kandi nawe rega wese yarashwe amaze kurasa bangahe ni benshi nako wa Rugabo reka abo bantu nibo barasaga abantu mu minembwe naye hose none barasuye puenze ruti ngo iki bazakora icyo amategeko n'amabwiriza y'intambara mpuzamahanga y'intambara avuga babashyingure cyangwa batunganye imirambo yabo bayibike bazayiha Burundi mu gihe bazahererekanya imbohe cyangwa intozi uko amategeko azabigena kose bajye bidentifyinga abantu nagira imiryango yabo izakenera kumenya aho baguye urumva bari banazana abashyingura mu bundi buryo kuko iyi ntambara yatwirwaneho na mbona bakwiye nigeze kubikora ikiganiro mu minsi ishize kuri David Marshall TV mbabwira ngo bagomba gukora uburyo bwo kwandika documentation urumva bakadocumenta ibintu bibera hariya kuko wibaze nabyo nababwiraga ntese niba izina ry'umukoloneli wari uyoboye ingabo kuri Twenzero rizwi w'umurundi sibyo mu gihe cy'ubutabera igihe azaba ari iwabo azakenerwa kuza gutanga ubuhamya inkiko zimuhamagaza ko ari kuri Twenzero ibyo hakorewe ibi n'ibi abari Karinga bari hose n'ikiri ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi niba babikora nzabimubaza mu kiganiro gitaha nimbona uburyo bwo kumubaza niba ubwo buryo kuko M23 ubwo buryo gitse ko yabuhoranye muri rusange gukora amadocumentaire y'ahantu ibintu byagiye bibera kuko ubutabera buzakenerwa muri ziya ntambara ntabwo mwanyeshyamba mwe mukwiye kubaho mutazi amazina n'imetero na buri kimwe cyose ngo y'abantu babiciye babarimburiye imidugudu ibyo mugomba kuba mubizi apati yuko babana bakongomana nubwo abanyamahanga mugomba kubamenya mukabandika ahantu abaturage bari baturanye barabazi aho bavomaga ku mariba barabazi abo baheraga mu maduka n'ibyo bishyuraga kuri momo barabizi iperereza ryanyu nirikore ku buryo mwandika ibitabo mugakora soft urumva hanyuma igihe bizakenerwa mukazabageza imbere y'ubutabera cyangwa mukandika ibitabo mukabikwira ku isi yose mukabandarika mukabashyira ku gasozi kurwanaho izagiha imbaraga igikore kizarushaho gufasha cyane bagomba kurwana nk'abahanga bavuga ngo umuntu kwamenya ngo hirukanse nde yarinde mugomba kumenya umuntu murwana n'amazina ye kandi bakajya banabamentioninga bati nimwibarisha n'amenyo tuzabamenye mu myaka ingahe buriya hari igihe bazasura umubano bajya gutsura umubano bakavuga bati ntacyo dusura umubano ariko deployment zanyu turazizi uyu muntu yatuririye inka niwe wari uyoboye ahantu hasenye urusengero
niwe wari kuri drone command center. Izo drone nizo zatwiciye abantu. Noneho kugira ngo tugirane ubumwe nk'u Burundi turashaka aba bantu mu bacira urubanza mu baduhe tubaburanisha. Why not? ndetse masha aho mbona amakuru uraza kumbwira wenda ko bishoboka aho umuntu ati ese Gasaro mwamenye ko umugabo witwa Ndayishimiye perezida wacu yahamagaye Kisekedi atese yamuhamagariye iki ati yamubwiye ko impamvu abasirikare be bariko baratsindwa narwirwaneho na 23 ari uko bari guhembwa amafaranga make amubwira ko agomba kongera umushahara kugira babashe kurondera ibyo kurya kuko byababanye bike bigateza ikibazo cyo kubura ingufu zo kurwana n'ingoga kandi ko utarwana ushonje ndetse bingabihuza numwe basirikare ba FARDC wanagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yaho yifashishije urubuga rwa TikTok amenyesha President Sekedi ko nabyo kurya bafite kandi ko nta n'ibikoresho by'itumanaho bafite. Ubu butumwa buje nyuma yuko umutwe wa 23 twirwaneho uri kubatsinda uruheno uyu musirikare ensemble nous pouvons yego wabonye amubona abasirikare bava bakagera ntago barya mu mishahara yabo barya kubyo bita arasiyo ahubwo utarageraho nyakubyara ntabwo rero wahema umuntu umushahara mwiza banza umuherasiyo ukaba wumva se icyo kintu cyatuma Neva hamagara Tshisekedi amubwira ibyo biryo no kuvuga mundi nicyo kintu yabashatse kuvuga nkuko nawe bajya bamushinja ko abasirikare bagenewe kurya inyama kabiri mu cyumweru bakagenda bamena amezi 3 batararya inyama bagahita babagira inka bibye zo mu Banyamurenge welfare well-being y'umusirikare ku rugamba ibyo byose bigenderamo kuko ni akazi k'urugamba bakora burya bafite ibintu bandikiwe sibyo kugira ngo badasonza bazamuka imisozi bamanuka indi icyo Neva yaburanira abasirikare ni ibyo kurya ku rugamba ariko ku mishahara nawe sinibwira ko yavuganira abasirikare ba Kongo ku mishahara badahemba abasirikare be none se ashaka abasirikare FARDC bahembwe basiga biwe nibarwana bajya basisha nkamwe ngo umwaje gukora iki mu gisirikare kandi nyine nabwo abasirikare biwe abavugwa ni bande abavugwa na ba Kongo aba Neva k'impamvu batsindwa ari uko nyine amafaranga wagiye inama ninde ari make ninde wagira undi nama ntabwo babona ibifungurwa ntabwo barya amafaranga bahembwa umusirikare amafaranga ahembwa ajya kuri konte ye ibyarya bigakarikirwa bikajya mu byo kurya nyine niyongera umushahara ntabwo uribwa nyine ukuramo ijambo umushahara vuga yongera iposho yongera iposho kuko nta musirikare uri umushahara yego niyongere irasiyo hanyuma tujye kubyo guhembwa nabyo unenga undi ko abe bahembwa bakiri bande cyangwa wabyitiranya Neva anenga ba Kongo yego none se umusirikare wa Neva ahembwa kurusha Kongo apana bitebyo ariko umva reka nyibigusubirizemo neza ababuze ingufu zo kurwana bigatuma bari gutsindwa na 23 twirwaneho ni abasirikare bandayishimiye ninde wamugiraga inama rero ni Tshisekedi wagiraga inama Neva oya ati Neva nese karabanda yishimiye nyine Neva yamagaye Tshisekedi amubwira nyine ko abasirikare be bagomba kubona ibyo kurya bakajya ba Neva bandayishimiye none se Neva barwane n'ingoga none se nuziko media rasi nyine kandi baba bagomba kurya ibihagije ntago bishoboka ntago barya kuri rasiyo y'ingabo za Kongo ntibishoboka ibyo ngibyo bagomba gutungwa na rasiyo y'igisirikare cy'ingabo z'u Burundi kuko izo wese cyobone kigomba gushira rasiyo y'abasirikare bacyo ni impamvu ibyo bagenerwa igikoma bagombye kunywa ruvungi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.
kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantere. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi wihitiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.